watangiye gukundana ufite imyaka ingahe? Byanyabyo? Yego. Imyaka 25. 25? Ubwo ni vuba ariko ni nka mu myaka 5 ishize. Nk'imyaka 5 ishize. Okay. None se wakundanye n'abantu bangaye mu buzima bwawe? B'abakobwa? Yego. Ntabwo byereka ngo ubwize ukuri. Kuva mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi nakunze abakobwa benshi ariko ntabwo ndakunda. Ntabwo urakundwa? Abakunzi ba Q Magazine, hano uyu munsi duhuye na Karawo K'Imana kuri set ahantu turi gukorera. Amakuru yawe Kara? Amakuru ni meza cyane, umukobwa mwiza. Arya amazina yango witwa nde? Usta Kayitesi. Ministry. Ari uri ministry? Oya ntago ndi ministre je. Ariko hari umuministri nawe mwitiranwa nkunda cyane witwa Usta. Yego. Karibu ni muze tugiye kuri tele. Niko yego. Hano rero ni muri Great Hotel. Yego. Kwango hari n'abantu batazi essentiel. Kwango iki kintu mubona yusu umuryango. Ni essentiel. Yego. Kwango abantu barimo baranyuramo bamwe bajya muri kane. Hano turi muri karindwi. Yego. Wabibonye? Ndimo ndabibona nyine sobanurira abadukurikiye ko essentiel zikoreshwa. Ngaho komeza. No kuvuga ngo urabona ibizamuka hano bigeze. Wayihamagaye se kugira ngo itaducika? Ubu ndayihamagaye. Okay. Yegereza hano abantu barebe. Hano biri muri kane. Yego. Igiye kugera muri 5, 6, 7 tugeraho. Yego. None duhite tumanuka hasi. Ugiye gukorera hasi. Iki nicyo bita essentiel. Iyi ntago ari umuryango ufite yanjye. Hano ba Karabo yeva ni umuntu wageze kure, ni umuntu wateye imbere, ni umuntu ufite uri umunyabigwi, umutwitsi wa danje. Oya uri umutwitsi Yesu. Noneho rero icyo nkubwira ni iki? Turi kumvikana? Urabona igeze muri 5. Yego. Umukobwa ndashaka kurongora undi mugore. Ariko umugore nshaka kurongora. Ndashaka kuzamuzana muri essentiel. Arongoye umugore wa mbere biranga. Yego. Byanze biteze? Yore wa mukobwa. Byanze bite? Uretse turaza kubisubiramo. Ubona ugiye kumerera nk'umuntu twari turi kumwe mu kanya. Wese. Ntago muzi izina. Kanyombya. Noneho no kuvuga ngo uretse winkurikira wowe. No kuvuga ngo singukurikire kandi turi kumwe. Nawe urashe se. Yego abakobwa mu mushaka iki kumwe. Iyi ni essentiel murikira hano kuri iyi mibare hano. Yewe bambwire nawe washyizemo umubare tugiye. Murika hano kuri iyi mibare. Hano. Afana hari. Murika hanga. No kwanga iyi mibare. Ndagira ngo nigisha abantu essentiel. Rukihiya. Iyo ugiye muri rimwe, iyo ugiye hasi ukanda hano muri 0. Yego. Tukumvikana? 2 ukanda hano. 3 ukanda hano. Kane nyine bitewe n'umubare ubwo nyine ukanda etaje. Byo babyumvise. Ngaho uhuye n'umuntu mwene wanyu sha. Hello. Hi. Hano abantu tuba turi kumwe n'abantu igihugu kiba kirimo kintu. Nta kindi kintu wamuganirira se. Uyu muntu. So I'm artist and this girl is a journalist. Making interviews. Very good. Yeah. What's his name? Erkebek. And your name? Oh wow. Okay. His name is Karabo. Karabo. Which country? Karabo K'Imana. Karabo K'Imana. Which country? It's Rwanda. Country is Rwanda. This year. Famous artist? Your country is Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Kazakhstan. No, Kazakhstan. Next to Kazakhstan. Okay. Yeah, we are neighbors. Are you also from Rwanda? Yes, I'm Rwandese. Okay, good. Nice thank you so much. Yeah. Yes, yeah. I heard. Yes, yeah. Arimo muri frame bitejayo. Tamusemo wabakoreye ibintu by'amajyamo. Icyo nkubwira niki? Yeah. Karabo K'Imana icyongereza ntabwo nyihura we hano wumva. Urakidudubije. Uragispeakinga. Icyongereza ndakizi, igiswahili ndakivuga, ibintu byose ndiyamenye. Uri kumva? Ubwo rero no kwango hano tuba turimo turatembera u Rwanda ruratenga. Sikundi bayasubiye hejuru. Utabimbwira kanano ibi ntago bibaho. Toka satani.
Shyiraho 0 ugiye kuri ground floor. Bimeze bite? Uriya musista ngo ari kujya he cyangwa biramucanga? Yego. Ntabwo ngo so rero icyo mbwira abantu ni iki nuko esanseri nizi hano ntabwo ari mu cyumba wabwo nubwo duhagaze ariko ibimanuka yirukanka hano agiye kujya mu ndi muntu akaba bose murajyanye mufitanye gahunda cyane. Okay. Ibintu by'ibiganiro ngo biraza kuba byifashe gute? Ngo tuba tugenda twereka abantu ibyiza by'u Rwanda, tubereka ukuntu bimeze, no kwanga ibiganiro byo barabibona kuri tele n'ubundi butugiye mu kiganiro. Umukobwa ntumushyiremo ndabona atinya kamera cyane ariko ni umukobwa mwiza. Ndoya ntabwo ari muri abari hano muri Great Hotel nabonye bose nzi binakora nabonye shokore we gurisha ariko uko uri kugenda ureba abakobwa b'abandi kandi ufite umugore bimeze bite? Sobanure kuri icyo kintu. Umuntu ari mwiza akaba ari mwiza. Iyo mwamaze gufata ntago bukireba. Oya. Amaso yanyu ngo ntago bari kibona. None wowe ubwo se mwiza wese uko ntubibona? Njye sinabibona. Umuntu ntago tugushyiramo iyi kamera ntago iri bukugeraho. Njyewe ntago nabibona ndi umukobwa. Yego. Sasa hano Karabo ageze kuri Q Magazine noneho turi muri studio za Q Magazine. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ndashima Imana yo mu ijuru. Nshimiye n'abantu badukurikiye muri iki kiganiro babanye natwe aho wagiye nkamera ndi hariya kuri esanseri. Yego. Muri make ndishimye. Gucyo mbasaba no gukora subscribe ikindi bagasharinga ikiganiro tukaza gukurikirwa n'abantu benshi cyane. Giye kuba ikiganiro cy'umwaka. Watuganirije se Karabo muri iyi minsi bimeze bite? Nahe makuru ye mashya? Updates. Mbo Karabo muri iyi minsi muri 2025 turi mu kwezi kwa gatandatu. Turi ku itariki 14. Yego. Kugira ngo abantu bamenye ikiganiro ubwo wenda n'ucyaprodinga nyuma y'itariki 14 bazamenye ngo twagikoze izi tariki. Uyu munsi imeze neza. Karabo k'Imana wanyuze mu buzima butandukanye mu bikomere bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndimo ndabona agacu k'umunezero, agacu k'ibyishimo. Muri make ibyo ndimo ndabona ibyo ndimo ndagenda mbona uko imyaka igenda ihita indikaza, ndimo ndabona ibyiza birenze ibyo nigeze kubona. Yego. Hanyuma hari abantu batazi Karabo ni muntu ki, batazi ubuzima Karabo yaciyemo cyangwa se nubwo abamo. Tubwire bimwe mu bintu byakomartse nk'ubuhamya mbega. Njyewe rero usibye ubuhamya wenda nagiye ntanga ku ma TV ariko mfite ubuhamya butandukanye. Njye buriya nagize ibikomere bitandukanye, bikomere byinshi. Kandi ubwo abantu nizere ko iki kiganiro umuntu ugikurikiye yarasanzwe areba Karabo k'Imana uraza kumenyeramo ibintu byinshi. Nagize ibikomere byo gukurira mu bukene, ngira ibikomere byo kuvukira muri society itari ifite skills and knowledge iri ku rwego ruri hejuru. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu ngira ibikomere nk'ibyo hari nyine urumva twagiye tugira imiryango ikanyura mu bintu bitandukanye. Ibyo bintu natwe ntibitubure kubitugiraho effect. Yego. Nubwo wenda umuntu ashobora kuba abantu bameze nkatwe bavuga ko izuba ntabwo uri buze kubabangamira muri ndagaragara neza. Uri muri frame nta kibazo. Bango twagiye tugira ibikomere bitandukanye, abantu bagiye bagira ibikomere bitandukanye. Yego. Bose nk'abafite ubumuga bw'uruhu. Ariko tutirengagije yuko abafite ubumuga bw'uruhu nabo bagiye banyura mu nzitizi nk'iz'abandi banyarwanda bose bagiye banyuramo. Yego. Nanjye rero hari ingaruka nagiye nyuramo izo n'abandi bantu bagiye banyuramo, wenda ibikomere by'ababyeyi bakabikubwira nabyo nawe bikakwafectinga. Ndumva ari ibyo n'ubwo buzima bwanjye. Urumva nagize ibikomere byinshi kandi
mu buryo bugiye butandukanye. Yego. Okay. So nk'umuntu wanyuze muri ibyo bintu byinshi uri kutubwira ati nagize ibikomere bitandukanye bitewe n'umuryango navukiyemo n'ubuzima wanyuzemo, ushaka kutubwira mu buzima bw'urukundo byari bimeze bite? Mu buzima bw'urukundo byari fight, byari intambara. Buriya ndi umuntu umwe mu bantu bagize inzozi zo gukunda nkiri umwana. Kungenda nakuranye umutima w'abantu, nkubona umutima wifuza gukunda, ariko ngira umutima ukunda ariko mbura uwo nkunda. Urumva ikibazo? Yego. Uwo nkunze ngasanga akunda abandi, uwo nerekejeho umutima ngasanga akunda abandi. Byabaye ibibazo bikomeye cyane, rimwe na rimwe njya nicara nkibaza nkavuga se Imana yarandemye kugira ngo mbe umwe mu bantu batuma mbe mu bantu baremewe kugeragerezwaho n'abantu bose, buri muntu wese akangeragerezaho akambera ikigeragezo. Ariko igihe cyarageze nyine wenda Imana igenda ibikura mu nzira. Urumva njye nagize umutima ukunda ariko mbura uwo nkunda. Kubura uwo nkunda, Lucky Dube niwe ugeze kuririmba indirimbo nkunda cyane ivuga ngo different people but one people. Different color, one people. Different colors but one people. One people. One color. One people. One yeah. Icyo avuga turi amabara atandukanye ariko turi umuntu umwe. Uzi ko buriya uruhu twambaye rwaduteje ibibazo bikomeye cyane. Gusa njye nigeze kubwira abantu ndi mu rusengero kuko njye natangiye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mbwira Imana mbwira abantu ndabwira nti ibikomere nagize mu buzima ni ibikomere nshobora gukizwa n'Imana. Ntago ari ibikomere umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu nyamuntu wambaye inyama n'amaraso yabigukize ngo bikunde. Biragoye. Nyakwigendera Pastor Theogene niwe nigeze kuvuga ijambo ari Kiruhura yantumiye, nawe numva yarifashe arigira nyine ararikuza cyane kuko yahise amenyekana cyane. Yego. Nigeze kubwira abantu ndabwira nti hari ibikomere bikira. Icyo gihe nari ndi Kiruhura urusengero rwa ADEPR. Ndababwira nti hari ibikomere umuntu hari ibikomere bikira, ariko hari n'ibikomere umuntu yiga kubana nabyo. Icyo gihe nabishingiraga kuko umuntu ashobora kuba agaragara siritu hano muri Afurika. Yego. Hano muri Afurika uko ugaragara ari ukuntu nyine abantu babifata. Yego. Ugasanga jewe si uko wenda hari n'abantu babyitiranye, si uko njye ntagize amahirwe yo gukundwa n'abantu cyane cyane nk'abakobwa, ariko ugasanga community tubamo uwo mukobwa nawe ihise imera nkaho imugizeho ikibazo nyine. Nimba umukobwa nkunze nanjye namukunze mbona ari umuntu mwiza nishimira, ugasanga society nyine yo isimukarasa ahandi hantu bakamubona nk'umuntu uri nyine uciriritse mu bitekerereze, ku buryo society yatangira kumujudginga bitewe nuko ari gukundana nawe. Nyine wenda bakumva ko kuba akuneye nanjye mu bwonko hari ikintu muri we kibuze. Nawe rero kubera ko wenda bitewe nuko muri iyi society nibwo twese tukizamuka, ugasanga wenda nawe ntiyifuza gutakaza abantu bamwe na bamwe, agahita avuga ati kugira ngo ntakaza bakakwiye kungira umumaro reka ntakaza uriye. Nibyo nakuriyemo kuva mu myaka 20 kuzamura pe, nagiye ngira chances zigiye zitandukanye, ariko bitewe na community umuntu turi kumwe akananirwa kubiresista kubyihanganira bikarangira nyine avuze ati ibi bintu ntabwo byakunda. None se niba atari ibanga watangiye gukundana ufite imyaka ingahe? Byanyabyo? Yego. Imyaka 25. 25? Ubwo ni vuba ariko ni nko mu myaka 5 ishize? Nk'imyaka 5 ishize. Okay. None se wakundanye n'abantu bangahe mu buzima bwawe? B'abakobwa? Yego. Ntabwo byereka nkubwiza ukuri. Kuva mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi nakunze abakobwa benshi ariko ntabwo ndakunda. Ntabwo urakundwa? None se ntabwo ufite umudamu? Jewe nakubwiye ubuzima bwanjye ni long story. Ni ubuzima burebure.
nyine sobanurira kuri ako kantu uri kuvuga uti ntabwo urakundwa kandi ufite umuntu mubana ufite madamu none utekereza ko we atagukunda njye nakubwiye ngo ubuzima nabayemo ubuzima nakuriyemo ni long story ni inkuru ndende ntabwo ari inkuru we wahita umbaza hano kuri kamera ngo mpite nyisobanura ariko nanoshaho gakeya wenda wasanga hari n'abandi barimo kubicamo yego ni ukuvuga ngo njyewe narambagije umukobwa yego ndamukunda nkimara kumukunda umukobwa nawe ambeshya akankunda kumva igenda umuntu uzi kwihiringa ndi umuntu watangiye gushaka amafaranga ndi umwana nubatse nubaka bwa mbere wabizi ko kubaka biravuna ariko njyewe nk'umuntu wakuranye ibikomere by'ubukene turi mu buzima butoroshye nubatse inzu ya mbere mfite imyaka 18 nabayemo bwa mbere ndi umusore imyaka 18 noneho nabyo ni inkuru ndende wenda tuzagira umwanya hano tuzakora ama episode menshi kandi abantu bambabarire hano kuri televiziyo bankunde ikindi urebye njye nabizingira umufana iyo ngize umufana ukanzeho asoza ikiganiro nta muntu ujya ureba ikiganiro cyanjye ngo agende oya sindi umushusho media influencer nubwo benshi bamfashe nkawe ngenda umuntu utanga ukuri bigatuma nyine mba umushusho media influencer ariko ngenda umuntu ukwiye gufasha abantu imitima abantu benshi bafite imitima yangiritse bitewe n'ubuzima baciyemo sibyo iyo ndimo mbaganiriza rero barakira nukuvuga ngo rero ubuzima nakuriyemo ubwo buzima bw'urukundo bwari ubuzima bugoye ko bwa mbere twarakundanye ariko ubwo hari abandi nsimbutse hari n'ugeze kumvomesha wahereye se kuri uwo umukobwa yaranshutse yakoraga akazi ko mu rugo arambwira ati Karabo najyaga njya kumusura nyine ndamubwira nkajya mbona ukuntu ameze afite ukuntu ateye neza kuko urumva nanjye ngira amarangamutima rega ndareba bikumvikana ngira amarangamutima akunda ndamureba ndamwishimira ndambwira nagukunze ati nyine ubona ko abinegirije nanjye ndambwira se wanyemereye nkakubera umukunzi ahita abibona nk'uko wabona robots ikubwira ikintu nk'icyo cyangwa se kadahumeka urabizi byo mu murima ahita avuga ati se wankunze ati rero ngwino nkubwire ati kugira ngo nkwemerere urukundo ndaguha amezi 3 umvomera kuva mu gitondo uzajya umvomera amajerekani 5 saa sita amajerekani 5 nijoro amajerekani 5 icyo gihe narigaga ndamubwira nta kibazo okay nubwo ase urukundo uzaruma ati nyuma y'amezi 3 nzahita mukunda urukundo uzaba rwegukanye kuko rero umukobwa mwiza urumva numvaga no kuganira nawe ari ishema man naravomye ngeze aho uru ruhande umusatsi urapfuka hano urabona na bagatambara hano umusatsi warapfutse uruhu mana yanjye mfite ahantu umusatsi wapfutse niyo mpamvu nkunda kwambara agatambaro kuko nabaga nta rinete nagiraga urumva amaso yanjye nayo ndeba neza ariko nambaye rinete urumva byansabaga kwambara rinete kugenda nambaye ingofero yonyine nabwo nkayishyira mu maso nayishyira mu maso kugira ngo mbashe kwikora ijerekani kano kantu ko ku ngofero katandya nkayihengeka nayihengeka ari ijerekani nkayikorera ihengetse uko ihengama rero uko nayikorera igihe kirekire umusatsi wa hano urapfuka umukobwa ndamuvomera bigeze ku mwisho nyuma yaho numva ngo amezi 3 ashize numva ngo yagiye yavuye muri rwa rugo yakoraga akazi ko mu rugo tuza guhurira ahantu nyuma duhurira ahantu yagiye kurema isoko nabwo se bite byawe ni sawa none ko wagiye se utambwiye ko wagiye utasezeye ngo nkusezere uri muntu ki wowe ese ntuzi ko wanyemereye urukundo atabwo ndi mukobwa ati ndebera nk'iki kigoryi kirumva ngo nagikunda kweri ikintu nshimira Imana nako si ukuvuga ngo ndashimira Imana ikintu mbona isi iyo umuntu ayibibyeho ikintu kibi nayo mu bibiri ikintu kibi uwo mukobwa ubu tuvugana ubuzima bwe ntibwahindutse ariko njye narazamutse aracyakora akazi ko mu rugo ko se akabona yarahindanye yabaye nk'ikivurivundi yabaye ikivurivundi asigaye akora banza ari ukubura ibishingwe imodoka yagiye kumena hariya induba banza ari ugenda ukubura ibyagiye bitakara mu muhanda nibyo n'ubundi akora hari induba kubishingwe
kanumva ari hatari. Noneho urumva njyewe yanyangirije umutima, ariko si ho wenyine. Nagiye ndambagiza abakobwa bagiye batandukanye, nkanatanga amafaranga yo kugira ngo duce nimba guca mu irembo no guca mu irembo. Yego. Inshuro zigiye zitandukanye bikarangira gufata irembo. Nimba ari gufata irembo ariko barankatiye benshi pe. Kugeza n'uyu munsi nibwo wenda ndimo ndagenda ngarura ubuyanja. None uwo ngo wundi ubwo wari urimo urambaza uti hari uwo umugore wawe. Yego. Twarumbajije. Yego. Umugore wanjye rero nawe nabyo ni inkuru ndende ntashaka kongera guhita nsubiramo hano kuri kamera. Njye nakunze umukobwa wari utuye ahantu nashatse kuvuga n'ubu arahari. Yego. Umukobwa aranyemerera mbeshya, nkora buri kimwe cyose nkajya muha amafaranga. N'umumama wari utuye muri Canada witwa Mukarukundo, Jeanne Mukarukundo, naramusuhuje, abidufashamo. Akajya duha amafaranga akambwira ati karabura umuntu ugikennye, ndagira ngo amafaranga yo gusura mukobwa nzajya nyaguha uteretere. Yari namufashe kumunteretera. Yego. Aramunteretera aramubwira ati Karabo ni umuntu mwiza, kuko benshi baje bavuga bati Karabo ni umuntu utashobora guhahira urugo mu kazi ko mu buriri nta kintu yabasha. Nyine bakumva nyine ndirezi mu hantu hose, ndirezi mu gushaka amafaranga, ndirezi muri gahunda zose. Umukobwa we nyine ubwo baramunteretera arabyemera. Umukobwa araza turahura, we akankina nshakaho amafaranga yo mu diaspora. Mu diaspora rero atinze kuma amafaranga, umukobwa yese acomoka. Ariko acomoka twamaje gupanga itariki y'ubukwe. Twari twapanze itariki y'ubukwe, itariki 8 z'ukwezi, itariki 28 na 27 ukwezi kwa 7 2020. Twapanze ubukwe. Yego. Noneho arankatira, ariko ankatira aho ku murenge naho hari umueta civil w'umunyamurenge naramusuhuje. Yarambwiye ati se Karabo, yabimbwiye mbere. Ambwiye ati nkuriya muntu urimo urarambagiza uri sirika azagukunda. Ni ko nabonye se aza hano ameze nk'umuntu urakaye, urumva twe twigeze no kujyana ku murenge. Yego. Arambwiye ati rero jewe ndimo ndabibona nibiza kuzaba ikibazo uzambwire. Ntaribi ko umunyamurenge twakonaga no kwisangira agafanta. Yego. Biragira umukobwa bigeze igihe cyo kuba tugiye kwanga amarira buri byumweru 2, ngiye kubona mbona message mbi cyane mu buzima nakiri. Ahita nyandikira ngo Karabo Kima, ngo mbabarira bya bintu tube tubivuyemo ngo tuzabisubukure nyuma. None ngira ngo ni ibindi bintu dusubukura. Mwari mugiye kubana. Habura ibyo twagiye no ku murenge twatse itariki y'ubukwe n'amanvitation yarasotse. Ndavuga ni se ibintu tuvamo ni ibi ngo nyine ngo ni ya mariage. Urumva? Ngiye buri reka mubwire usta. Burange ndi umwe mu bantu b'ibitangaza nkuko uzi ba Dawidi babayeho kera muri Bibiliya n'aba Eliya. Yego. Ndi umwe muri baba n'ujye umbona n'ahantu ntukumve ko ndi n'umuntu usanzwe buri. Kungi ibintu byagiye bimbaho, hari benshi bagiye wabonye abantu bagiye biyahura hariya ngo kwaba makuza. Yego ndabumva. Bariya ni ibigoryi. Ngewe ibintu byambayeho ni ibintu biteye ubwoba. Ariko uyu munsi ndahagaze ndashikamye, nta kintu na kimwe cyatuma niyahura, kandi ntibikabe. Umuntu wiyahura n'uwa Satani. Yego. Umuntu wiyahura ni umuntu izuba rikomeye nabi. Oya nta zuba riri hano. Sasa uwo mukobwa sasa ikintu yakoze ni iki? Yarankatiye. None urumva ngende umusitari. Umusitari pe. Rero nabipinga yaba ari umuntu utuze mu bwonko. Umuntu ufite izina rikomeye hano mu Rwanda no hanze. Ko no hanze ukumva na mu Banyarwanda banzi no hanze baranze. Yego. None umukobwa yarankatiye, hari abandi bari bamaze igihe banyandikira. N'ubu hano ku WhatsApp mba mbafite, ariko ugasanga umuntu nyine arakwandikira ntumuzi ntuzi. None umukobwa yari yamaze igihe anyandikira ntesha umutwe. Tuvugana kuri video call ari hano mu Rwanda, ngo none se ngo Karabo ngo bite ni sawa, ngo ndashaka kuzagushyigikira, ngo nabonye ufite mariage, kuko umva naramutereye ivi kuri Afrimax. Yego. Urumva? Yari yaraje no ku kinyamakuru nahuze kumushakira ngo uzamubona uwo wankatiye. Urumva? Ndamubwira se nako
uwo mukobwa wundi wari njyewe ntari narahaye umwanya uko nafite mariage namubwira se bite byawe ni sawa urashaka kuntwerera ati ise ko uwo mukobwa biriya twakoraga wabonaga kuri Afrimax ko byari prank nguye arambwira ati se none waretse niba ari prank waretse nge nawe tukibanira ese ubwo niko uri tayari ati none kuko nge numvaga abafana ntashaka kubatenguha twe twamaje gutangaza tariki y'ubukwe no muri social media Irene muri ndabe warabizi duhita dupanga itariki ubwo bukwe burakomeza nyine bita njya ku murenge mbwira leta civil ukuntu byagenze arambwira ati rero zana ayo mazina y'uwo mukobwa wagukunze tumusimbuza uriya wakwanze mbega habura ibyumweru bibiri uwo muyobozi ko numva akorera imbere turamusimbuza tumaje kumusimbuza umukobwa muzana sinzi imico ye sinzi karagiteri ye sinzi nyine nabipanze kubera ibikomere kwa kundi umuntu bamwanga kubwo ukwasa urambwira madamu wawe w'uyu munsi bana niwe mwamenye muri iyo minsi mikeya kugira ngo mu byumweru bibiri nakubwiye niwe w'uwo nguwo nari mfite mariage n'undi mukobwa ndabyumvise noneho nari mfite mariage n'undi mukobwa nakunze yego aranyanga yego amaje kunyanga mpita musimbuza wa wundi mwarimo muravugana musimbuza uwo ntazi imico ye musimbuza uwo ntigeze niga waraza rero abari uzi ibyinshi rero nagiye mbimenya ndi mu rugo urumva no mu rugo byari fighter birumvikana ariko uyu munsi ikintu nshimira Imana nuko Imana bajya bavuga ngo Imana irebera abayo ntihumbya kandi Imana izanyumara kandi nijoro nzarijyamo niya Mana iza ikagucunga uri hahandi hari umuririmbyi ugeze kuririmba ngo nari mu isayo nigaragura mu isayo ngo Imana iraza iramfata iransayura inkurayo cyangwa se njyewe nari ndi hahantu natawe kwa kundi umuntu ameze nk'aho bamushyinguye ariko ariho ni wa muntu umeze nk'uwatawe Imana iragenda iramfata ukuboko iranzamura yego madamu wanjye tubana tumaranye imyaka 4 ariko twatandukanyemo inshuro 5 mutandukana ariko madamu mubana mwagiye ku murenge mubanye byemewe n'amategeko je nakubwiye ngo namusimbuje uwo twari tugiye kubana nyine nawe araza itajya mu mategeko yego yego ndabyumva noneho rero turabana ariko nyine ari hasi hejuru ibintu bitoroshye navuga kandi urumva nawe ntiyaranze urumva nawe urumva yari afite ibikomere n'ibirebire yari afite ibikomere by'uko yabyariye iwabo urumva nabyo ni long story sinari nabizi nabimenye nyuma wabimenye nyuma ko afite umwana ariko kubera ko njye nkunda abana nta nubwo byabaye ibintu bikaze nanabyoroheje yego ko numva ko umwana ni umugisha so man nanyuze mu buzima n'ubu kubuvuga ntabwo ari ibintu biba byoroshye ni bakeya b'abasore banyura mu bintu nanyuzemo ngo babyihangane gusa ikintu nshimira Imana ni uko uyu munsi ihagaze kandi n'abandi bantu munkurikiye mwaraciye mu buzima bukomeye mujye mwihangana ubuzima unyuramo bukaze nibugatume utekereza kwiyahura nibugatume utekereza yuko ukwiye kuva muri sosiyete ukwiye gupambana ukagerageza ibintu byose ukabikora urumva kandi buriya abanyarwanda bigeze guca umugani baravuga ngo ahakomeye niho hava amakoma urumva ntuzatekereze yuko ubuzima uzacamo ntuzatekereze yuko ari ubuzima bw'inzira igororotse nyine uzagenda uca muri challenges ariko nyine ugerageze kubikontorora no kubibamo neza ubice reka dukomeze abantu baryohewe ngira ngo wenda barambiwe ariko ndimo ndabona abantu bandika message bati ibintu komereza ukaraba nuko ebana byari ubuzima burebure ubundi jewe
nyatari urumva nyine twarabanye tubana ari hasi hejuru nyuma ibintu bigeraho bisa nkaho bifashe umurongo ariko muri makeya ari madamu wanjye twabanye kubera ibikomere yari afite ari nanjye twabanye kubera ibikomere nari mfite yego ariko uyu munsi tumeze neza kambivuge gutyo yego mbo turabanye abantu batangira kuvuga bati se bari abantu noneho ubwo babanye nk'uriya muntu usakuriye akarabo azabyara umwana umeze gute abana be bazaba bameze bati agiye kuzuza abana basa nawe hariya kuri uriya musozi bamwe nyine babivugaga baca amarenga nyine ariko babivugiramo bataraje yuzuza abazungu basa nawe hariya ariko bamwe bagakoresha n'imvugo nyandagazi bo ndabyumva ndaceceka kuko nanjye numva cyane ariko nkatinda kuvuga bo aratwita ndigira ukwezi kumwe igira abiri rimwe atangira kumbwira ati yayikuye ahandi n'ibiki byose ariko ibyo sinabyitaho kuko yipimishirizaga igihe noneho agiye kubyara nagiye muri koma agiye kubyara nagiye muri koma byagenze bite ikintu muracyumva ndi kubyumva mama yamujyanye kwa muganga ariko ntekereza ko agiye kubyara umwana umeze nkanjye mpita ntangira gutekereza ni Imana ubu buzima naciyemo ugiye kuba undi mwana unyura mu buzima nanyuzemo ariko njyewe iyo mbonye umwana usa nanjye arimo arakurira mu buzima twe turimo turagenda duharura inzira ndishima twe twakuriye mu buzima bugoye cyane kwa kundi wajyaga muri sosiyete urabona nk'uko twicaye hano kuri grid yari abantu batandukanye yego ibi ni amateka n'ibyigeze bibaho ibi nibyigeze uko nkora ikiganiro nisanzuye gutya nta n'umuntu wenda uza ngo andistabile ntabwo byigeze bibaho ni ukuvuga ngo ibi bibaye kubera ko leta yacu yashyizemo imbaraga mu kwigisha abaturage twakuriye muri community igira discrimination iri ku rwego wowe udatekereza ko ndabona uri mutoya twakuriye muri sosiyete igira urwango rurenze ukwemera kugeza aho wenda n'umuntu mujya gusa urabona uri umukobwa uri inzobe isanzwe ariko nk'umuntu akakwangira kuri muremure wenda yego kandi wenda bahuje uruhu noneho utekereza umuntu wavutse afite uruhu rudasa n'urwe na sosiyete rega iratwumva yego sosiyete iratwumva kuko irareba niba abantu kera muri 1994 guturuka muri za 1959 hari abantu bitaga ubwoko runaka bakabatoteza ariko bahuje ibara n'aba bandi babatoteza bo tekereza noneho umuntu ufite uruhu rudasa n'urwo uwo nguwo noneho utoteza abantu tekereza ko noneho yari ibintu twumvaga twebwe batwishe mu marangamutima dupfa duhagaze twongera kuzuka kuri iyi ngoma turimo urumva ko twakuriye muri sosiyete yigisha abantu uti turi umuntu umwe nanjye na Karabo nibona muri sosiyete mpita niyumva muri sosiyete n'abandi bantu batanyumvagamo banyiyumvamo kubera ko babonye yuko turi amabara atandukanye ariko turi umwe turi ingano zitandukanye ariko turi umwe yego mbo urwo madamu aragenda arabyara akimara kubyara mbaza mama noneho umuganga yari yamenye kuko madamu wanjye yari yajyanywe kwa muganga na nyakugenda Pastor Theogene we yari nk'umuvandimwe wanjye ajyayo noneho umuntu wari watumenye mama aragenda amubaza akajya abaza umuganga se umwana mwabyaye asa gute kuko mama yari azi ko icyo kintu kimbaba cyari kumpangayikisha aramubwira ati tuze rega yabyaye umwana usa n'umugabo we niko bamubwiye ariko urumva yamubwiraga ntuza isura yamubwiraga uko ngaragara apana isura ko twabyita ngo iki imiterere ingano nyine uko ngaragara nyine abantu barabyumva yego noneho mama agira ngo abyitiranya n'isura ati humura ati umwana arasa na se
mama ahita ampamagara ati yewe tumura ati ntacyo ati ariko muganga nyine yambwiye naba ariko arambwira ngo umwana yabyaye ngasa nawe ati ntacyo ati gusa sindamubona mpita ngenda njya mu buriri nitwikira amakuvurori ntangira gutekereza ibintu byinshi njya muri koma mpita nsinzira mbiri ibyuya ndasinzira sinasinzira nk'amasaha 2 nongeye kugaruka mu buzima mama ndongera ndamuhamagara ahita ambwira ati yo ati umwana namubonye ati ni umwana mwiza murasa ati ni igikarasa na nyina ati ku isura ni inzobe isanzwe sana mama ndishima ndahaguruka nahise ncuranga indirimbo ya Mariya Yohana turi inshuti gusa icyo kintu sindakimubwira ariko nzabimubwira Mariya buriya nawe yagiye akoreshwa n'Imana Ewana ndahaguruka ndasirimba ndishima ndavuga ni ibintu ni sawa nuko byagenze ubuzima nubwo ariko ubwo simvuze ibyo mu ishuri ko nagiye ku ishuri simvuze ubuzima nakuriyemo simvuze uburyo nabonye akazi nibirebire no mu rusengero najyaga mbibwira abakristo najyaga ntabwo bamya nkabwira niketse dufashe iminsi 3 mukampa guhera mu gitondo saa 2 yego nkageza nimugoroba saa 1 mwongera mu gitondo ubaho ubuhamya iminsi 3 ntaruhuka mfite ubuhamya nshuti yanjye ubuhamya bukomeye cyane genda inzu y'ibitabo ndi n'umuntu wowe ubwawe ukwiye kureberaho usta ukandeberaho ntuzacika intege mu buzima yego ariko mu by'urukundo byo nabikomerekeyemo gukura wiyumvamo gukunda ariko ntukundwe nicyo kintu kibabaza njya nibaza se Imana wenda yarandemye ko njya numva ngo habaho incarnation wenda nzabaho ndi uyu munsi wenda nzongera nanone mbeho mu kindi kinyejana wenda I don't know simbizi hanyuma se wenda uri kuvuga kuri icyo kintu cy'urukundo ntago wigeze werekwa urukundo bihagije nk'uko wakundaga cyangwa se nk'uko wabishakaga ariko ufite wenda n'umuryango uvukamo ko bimeze biti ntabwo ufite abavandimwe mfite mukuru wanjye dusa tujya no kungana nuko ananutse ariko mukuru wanjye aranutse kundusha gusa ikintu cyo nabwira abantu nuko uyu munsi imiryango ndayifite ariko iyo nzi myinshi niyo kwa mama iyo kwa papa ntabwo abenshi mbazi twakuze imiryango kwa papa benshi batatwiyumvamo kugeza igihe papa apfiriye igihe papa wanjye sinigeze mubona sinzi n'isura ye sibyo ko mama yigeze kutwereka ifoto nayo yasibanganye ariko sinzi ngo umubyeyi wambyaye asa gutya ku buryo nshobora guhura n'umuntu nkavuga ngo yesa na papa nabyo ni igikomere ariho ababyeyi bawe bose bariho oya kandi mbwira papa yapfuye ntanamuzi okay sinzi n'isura ye nabonye ifoto ye yarasibanganye yego n'ubuzima burebure ntabwo byoroshye ubuzima burebure reka dushimire abakunzi ba Q Magazine Karabo no munsi yadukunda gukorana ibiganiro tuzagira n'indi part adukomereze témoignage yiwe so mwakoze gukurikira ikiganiro ciao ciao